nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe mukurikiye ikiganiro ibirari by'ubutagatifu, Kristo Yezu akuzwe. Hashize iminsi mbona abavandimwe bagenda banyandikira, haba kuri SMS cyangwa se abakomantere bashyira ku kiganiro babonye bati dushakire n'uyu mutagatifu. Rero biranshimisha ariko bikanampa umukoro ukomeye, kuko bamaze kuba benshi munsaba, kandi nkaba bananibwiraga yuko nzategura ibiganiro ku buryo uva kuri kimwe kigwerekeza kikujyana ku kindi. Biragoye rero, ariko ndashaka ko muri iyi minsi nibura nsubiza bamwe, ngerageza kugabanya uwo mwenda mbarimo. Kugeza ubu harabavuze bati udushakire witwa Clémentine, Alice, Jean de Dieu, Gilbert, Alphonse, Alphonsine, Jean Baptiste, Yosefu, mutagatifu mugabo Bikira Mariya, Bakita, mutagatifu Paulo, Witarisi, uriya wanditse amabaruwa muri Bibiliya tujya dusoma, ndetse na Nicola Wamira. Abo batagatifu ni benshi kubarangiza mu gihe gito, ariko ndizera ko buhoro buhoro tuzagenda tubageraho bose. Uyu munsi rero nagira ngo duhere kuri mutagatifu Alphonse. Ni benshi bitwa ba Alphonse, nagira ngo tuganire kuri Alphonse Marie de Ligori, n'umutagatifu muri bukunde cyane. Nimwe muri ba Alphonse benshi, ahari wenda uwasabye kuganira kuri Alphonse ari bwumve bimufashije. Mutagatifu Alphonse Maria wa Ligori cyangwa se mutagatifu Alphonse wa Ligori ni umutaliyani. Yavukiye mu Butaliyani, aba umwepiskopi, aba umwanditsi w'ibitabo byinshi bitandukanye by'iyobokamana, aba umunyamuziki uhimba akanigisha indirimbo, ni umusizi, akaba n'umunyamategeko mu byo yari yarize mbere yuko yajya kwiha Imana. Ni umuhanga mu bumenyi bwa filozofiya ndetse n'ubumenyamana teolojiya. Akaba n'umuntu washinze umuryango w'abihaye Imana. Yanditse ibitabo bitandukanye kuri teolojiya, ibijyanye n'imyitwarire y'abantu n'imico yabo, imico ya Gikristo, aho bavugamo ibibujijwe n'ibitabujijwe, cyangwa se ibyemewe n'ibitemewe. Muri izo nyandiko cyane cyane ngira ngo iyamamaye niyo avugamo uburyo umuntu aba umuntu kuva akiremwa mu nda ya nyina, ko gukuramo inda ari icyaha. Byagiye bikura, izo nyigisho zagiye zikura, ariko nawe ari mu bazivuzeho. Yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu na Papa Geregori wa 16, ashyirwa mu rwego rw'abarimu ba Kiliziya na Papa Piyo wa 9 mu 1871. Reka mbabwire ku buto bwe. Yavukiye i Marianella, hafi ya Napoli mu Butaliyani, ku itariki 27 z'ukwa 9 1696. Yari imfura mu bana b'iwabo 7. Amazina ye y'abatisimu aratangaje, ni amazina menshi. Yabatijwe Alphonse Maria Antoni Yohani Cosima Damiani Michael Gaspar Ligori. Ababyeyi be bari ababyeyi bifashije, ngira ngo bagize, hari igihe ubona ubuzima bw'umutagatifu gase babuze n'umwe bahitamo, bashaka ko ngira ngo yitirirwa abatagatifu benshi icyarimwe. Ngira ngo aricyo byatubwira ku buzima bw'ababyeyi be n'uburyo bakundaga abatagatifu. Ese wowe ugiye kwita umwana w'izina uhita mutagatifu ukurikije iki? Akiri umwana muto rero, kuva afite imyaka 8 yagaragaweho yuko yari afite myopi, iriya ndwara y'amaso twakwita imbona hafi, akagira na sima. Bigatuma rero abo mu gihe cye abamaze gukura, ubundi bajyaga mu gisirikare, we ntiyabashije kujya mu gisirikare. Cyari igihe abantu barwanira ibihugu byabo cyane bashaka kubyagura. Murabizi ko no mu muco nyarwanda, u Rwanda bivuga ku ijambo kwanda, kwaguka. Icyo gihe uwo muco kwagura ibihugu wari henshi. Niyo ngira ngo abasore bakuriraga kwa abasirikare. Rero ntabwo abashije kuba umusirikare, ahubwo ababyeyi be
bamwitiyemo ko yajya kwiga iby'amategeko droit. Yabaye rero umucamanza w'ikirangirire, aba umwavoka waburanye imanza zikomeye kugeza ubwo urubanza rumwe rumucisha bugufi akahita ava no muri uwo mwuga. Hari urubanza yaburanye aratsindwa arababara cyane, yumva uwo mwuga ntukiriwe pe. Yahise rero ajya kwiga kuba padiri, nubwo ababyeyi be cyane cyane papa we yashatse kubimubuza. Amara amezi 2 yose muri iyo ntambara, n'ababyeyi be abereka icyo ashaka no batabishaka. Ariko uwari umupadiri waho hafi, ababyeyi barikundanaga bamuzi, yamufashije guhitamo atitaye ku byo babo bashaka. Hanyuma aragenda yigira ubupadiri, yahawe ubupadiri ku myaka 30. Avuga ko yajyaga gutegura inyigisho ye omeri, inyigisho nyine ikurikira ivanjiri, inyigisho ze mu misa, yageragezaga kwishyira mu mwanya nk'umukecuru rukukuri w'umukene utarize yakuramo iki. Ntabwo yahanikaga inyigisho ze, ahubwo yagerezaga kuzoroshya mu buryo bwose ku buryo umwumvise iteka atahana ikintu agikuye mu byo yavuze, kugira ngo umuntu uko yinjiye mu misa ariko asohoka ameze. Yarabishoboye rero. Ikindi yishimira yagezeho, yashyizeho imigoroba y'urubyiruko, evening chapels niko babyitaga. Hanyuma bigatuma urubyiruko ruhura bakaganira, bakigishanya iyobokamana, bagahugurana ku buzima rusange, bakaririmba, bagatarama, bigatuma bishimira kuba hari abakristo. Ibyo bintu rero byaramamaye ku buryo yitabye Imana amaze gushinga iyo migoroba ahantu 70 byari byaramaze kwamamara. Hanyuma ku itariki 9 z'ukwa mbere 1732 yashinze umuryango nakwita uw'umucunguzi mutagatifu mu Kinyarwanda, ariko biragoye. Ubundi ngo ni Congregation of the Most Holy Redeemer cyangwa se Congregation du Très Saint Rédempteur, cyangwa se abaredemptioniste nibo mujya mubumva. Yagizwe umwepiskopi ku myaka 66. Yarakuze, ariko yari yasabye ko bamworohera ntibamuhe izo nshingano, ariko ntibamworoheye, ntibumvise icyo yasabye. Bamubonagamo ubushobozi kurusha ubwo we abwibonamo. Icyamuteraga ubwoba nuko yatangiye kumugara, yararwaye za rubagimpande ziriya zibyimbisha mu ngingo. Ikindi yari yatangiye no guhuma rwose, ntabwo yarebaga neza. Reka tuvuge ku bigeragezo yahuye nabyo, tuvuge n'icyo Kiliziya ibivugaho. Mutagatifu Alphonse Maria wa Ligori yahuye n'ingorane zikomeye cyane cyane. Iza impamvu zari zikomeye nuko yahuye n'ibitotezo imbere mu Kiliziya, aho yagombaga kubonera abamufasha, ahubwo yabonye abamubangamira mu butumwa bwe cyane. Muri uwo muryango yashinze habonetsemo abamugambaniye kugira ngo bawusenye, kandi bari inkoramutima ze, ndetse n'umuyobozi we wa roho ntiyamworohera, afasha abo banzi be, niko navuga, mu gusenya ibyo yari yubakiye. Rero baprofise ko atabona, hanyuma bamuha gusinya inyandiko ivuguruza iby'amategeko yari yarashyizeho agenga uwo muryango yawufasha gutera imbere, bituma umuryango usa nk'usenyutse, uretse ko nyuma y'urupfu rwe waje kuzuka ukaba umuryango unakomeye. Icyo ni ikigeragezo kimwe gikomeye yahuye nacyo, ariko hari n'ibindi bavuga ko mu buzima bwe bwose kuva yiha Imana rwose yahuye n'ibigeragezo bikomeye. Ndetse n'igihe yabaye umwepiskopi, amaze kubona ko akuze cyane, yagiye yandikira papa wari icyo gihe amusaba ko yamuha ikiruhuko, akamuhakanira, na papa umusimbuye nawe aramuhakanira. Yabonye ikiruhuko, hagiye umupapa wa 3 kuri icyo gihe cye. Urumva yakoze imirimo ikomeye kandi mu burwayi bukomeye, nta kabara gafite. Ariko muri iyo mibabaro yose yanditse ibitabo bitangaje. Maria Alphonse wa Ligori nagira ngo mubaratire nk'umuntu wakunze Bikira Mariya ku rukundo, namwe mwakwifuza kumukunda. Yamuvuga, inyandiko ze zenda kumera nk'iz'undi mutagatifu nakunda Bikira Mariya muzabona, nka yitwa Yohani Maria Grignon wa Montfort. We navuga ko we ni uwa Bikira Mariya burundu rwose, inyandiko ze hafi ya zose. Ariko uyu nguyu yanditse ibintu bitandukanye, ariko hari akantu yanditse kuri Bikira Mariya navuga nibura kamwe katuma namwe mwongera ubuyoboke mumufitiye. Mu gitabo yanditse
nakwita ikuzo cyangwa se ibigwi bya Mariya, les gloires de Marie. Avuga ibyo mutagatifu Yohani w'Imana, mutagatifu Jean de Dieu avuga mu kiganiro ajyanye na Bikira Mariya mu minsi ya nyuma. Muri icyo gitabo les gloires de Marie cyangwa se ibigwi bya Mariya, Alphonse Marie wa Liguori yandikamo ko mutagatifu Yohani w'Imana wari hafi yo gupfa yari ategereje gusurwa na Bikira Mariya kuko yabayeho mu buzima amukunda cyane. Mu gihe atamubonye agira agahinda ku mutima, ahari yenda aranitonganya. Ako kanya Bikira Mariya umubyeyi w'Imana aza imbere ye amucyaha bya kibyeyi kubera icyo cyizere yamutakarije, maze amubaza aya magambo maze amubwira aya magambo ateye ubwuzu ati: ntabwo ari umuco wanjye gutererana ntyo kuri iyi saha ya nyuma ababayeho banyiyambaza. Ati usenga akiza amagara ye, uyambaza Bikira Mariya akiza ubugingo bwe. Mutagatifu Alphonse Marie wa Liguori yizihizwa ku itariki ya 1 z'ukwa munani buri mwaka. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.